mm, yari irimo abasenyeri barenze ibihumbi 2,000. mm, Hari ibibazo rero biba bigoye burya, ibibazo bijyanye na morale, ibibazo bijyanye na politike. Hari aho rero bageze abasenyeri bakaganira nk'ikintu, urugero nk'ibintu byo gukuramo inda, mm, barabiganiraga ariko opozisiyo hanze ari nyinshi. Abanyamakuru bati abasenyeri ntimugire abagore, kuki muvuga ibyo gukuramo inda, mubizi gute, tatatata, ibintu byinshi. mm, Icyo cyari ikibazo gikomeye. Hari harimo n'ikindi kibazo cyo kuvuga ati se andi madini nayo umuntu yavuga ko yifitemo ubwuzure bwa nyagasani. mm, Ese tuvuze yego byatanga iki? Ese tuvuze oya byatanga iki? Ese mm, nituvuge yego bazavuga ati oke, kuba umugatolika ari kimwe no kuba umuporo ntawe biditaniye. No, mm, ibyo bibazo byinshi bigiye bigoye. mm, None umusenyeri umwe azamura urutoki abwira papa Pawulo wa gatandatu ati nyagasani papa rwose, njyewe ndagira ngo mbwire bene wacu abangaba, mm, tuzajya dutora ibintu byinshi ariko nitugira ikintu kikatunanira, nyagasani yagukiza ngo ube papa, mm. tuguhaye uburenganzira ujye ufata decision urumva, Yego. tuzagukurikira. Mm, Ni uwo ngo hari ibibazo abantu batora, urabona demokarasi abantu bose agatora uretse akagira ijwi tatatata, ariko hari n'ibibazo biba bigoye pe. Hari yego. ibibazo biba bigoye bisaba ko bisengera. Noneho hagati twebwe uri papa wacu, waratowe, nyagasani yaguteretse aho, ibibazo bizamura amarangamutima y'abantu bigoranye, tuguha uburenganzira ujye udesida niba ikibazo kigoranye ukivane mu byo tugomba kwiga uzane ibindi, ubu Mm, uzagenda ukigeho na komisiyo zawe uko ubyumva, uzakoresha ubupapa bwawe, ubushobozi nyagasani yaguhaye, utubwire inzira tugomba kugenderaho kubera ko twemereye yuko imana yagutoye idashobora kutuyobya. mm. Padi, noneho ikindi ngiye Mhm. gutangira kukubaza ibibazo. Tuvuze ko wari utaratangira kubaza? uriya ntabwo rero ntaratangira. maze nanyweye icyayi nakimaze, reka ngere ku mazi noneho. Eh, ni ukuvuga urumva, yezu aza hari judayisime, arangije anagenda nyine ari byo bigihari, ariko atanga ubutumwa. Utubwiye ko kiliziya itangirana n'ibyakozwe n'intumwa, ariko Amateka ya kiliziya. amateka ya kiliziya, Eh, ariko hari ukuntu nyine byageze aho barazirukana izo ntumwa ziragenda. mhm. Noneho ubwo hari abagiye i Roma n'abagiye Alexandria n'abagiye ahandi hose bagiye utubwira, biza no Mhm. kugenda bikomeza biza Amasedwane ahantu hatandukanye. Mm. Biza no kugera no mu Rwanda n'ahandi hose, no muri Kongo no muri Burundi. Ubwo se kuki harimo akantu ko kuba ahantu Yezu hari nigeze mbaza kuri Google statistique z'ubukirisitu, Mm. usanga muri Aziya aho Yezu aturuka bi- em, bingana na concentration ya carbon dioxide muri atmosphere. Nabonaga ari 0.03 kwa kundi nayo bingana. Kuki ubukristo bwifitemo kugenda buhunga aho bwaturutse, aho bukomoka, bukomoka kuri Yezu w'Umuyahudi. N'ubu ngubu baravuga bati, ubwo ibyo ndi kukubaza ndi kubariza abandi kuko barabivuga barabitubwira. Mm. Nk'ubu yenda nubwo nigeze nkubwira muri private, nakubwiye ko ntararenga mu Rwanda, ariko bavuga ko ngo kiliziya zimwe na zimwe z'i Burayi n'ahandi zahinditsemo za biblioteke n'ibiki byose. Kuki byifitemo iyo tandansi yo gutuma kuba aho byakomotse bigenda bidekereshenda? Ibyo bisobanuye iki? Aho nagucira imigani ibiri. Yego. Uwa mbere ni uko nta muhanuzi wabo. Hmm, Uwa kabiri wambaye ikirezi ntamenya ko kera. kugeza igihe atakikibona. Ni imigani ibiri nagucira iyo ndebye amateka ya kiliziya. Hmm, Uwa gatatu wo sinzi niba ari umugani, ariko roho mutagatifu hmm, ahuha aho ashaka. hmm, Nkango roho mutagatifu ahuha umuyaga, akawuha muri direkisiyo we yumva yifuza, sibyo? hmm, Nta muhanuzi wawo. Uzabaze nk'abapadiri bagiye mu miryango yabo, hmm, iyo ngiye gusura nk'abaniyese banjye, bamwe barambwira ngo urahabdon hmm. reptite niyese w'imyaka 10, mu gihe njya gusuza abakristo bakuze bakansuza benda gupfukama, Hmm, muraho padiri, muraho, ukabona agiye gupfukama. Ariko abaniyese banjye
iyo bandebye bazi ko ndi padiri ariko ntacyo bibabwiye na kimwe, mm, bazi ko ndi uncle, oncle, voilà, bampamagara mu izina uko babishaka. mm, Ntabwo ndi umuhanuzi imbere yabo, imbere yabo je suis d'abord oncle. mm, Ku buryo nyine iyo uri kumwe nabo wumva biragoye kwitwa umuhanuzi uri kumwe n'abantu bawe muvukana. mm, Mu gihe uri kumwe n'abandi bantu mutavukana, hari n'igihe bakubwira ibintu ukumva ugize ubwoba, ndetse aba bantu bakeka ko ngewe ndi umuhanuzi, mm, bagiye bamfata mu buryo busanzwe. mm, Urumva, nta muhanuzi wabo rero, ibyo ni ibisanzwe. mm, Abanyaburayi, abazungu b'inaha bambaye ikirezi imyaka myinshi, none bari kukikuraho, mm, ariko numva kizagaruka kubera ko amateka agenda yisubiramo. mm, Roho Mutagatifu aho uhashaka, mm, yahereye mu burasirazuba bwo hagati, mm, arahuha bigera i Burayi, bigera muri Amerika y'Amajyaruguru, muri Afurika y'Amajyaruguru, mm, igihe kiragera mu Burayi birakomera pe. mm, Mu gihe muri Afurika y'Amajyaruguru byageze gute? Byifunze bigahagarara, mm, ariko bikamanuka muri Etiyopiya, bikahaguma. Buriya muri Etiyopiya hari kiliziya ishaje kuruta kiliziya zose twaba tuzi z'i Burayi, mm, nayo bita Orthodox ariko y'Aba-Etiyopiya. Kiliziya iraza igeze muri Amerika, none irasizora irakomera pe, igira n'amafaranga menshi, igira gute. None abantu iyo bambaye ikirezi bagira gutyo bakakirambirwa, mm. bagahitamo gushaka ibindi bintu bishya babigeramo, wenda nabyo bakabona nta bisubizo by'ubuzima bashakaga biri kubaha, bakagaruka ku bya mbere. Byandi bavuga ngo amateka yisubiramo. Eh, Mm, nk'ubu hari abantu bavuga ngo no, ngo kiliziya ngo irasenyutse ngo birarangiye. Hamwe no, kiliziya iri ku deklina i Burayi no muri West mu busanzwe, ariko iri kuzamuka ahandi. mm, Ubu kiliziya iri gukura cyane mu Bushinwa, nta mm, yigeze higera ingana gutyo. mm, Ubu mu Bushinwa kiliziya iri kuzamuka, mm, kiliziya mu Buhinde iri kuzamuka, kiliziya muri Korea du Sud iri kuzamuka, aho hose ni muri Aziya, kiliziya muri Vietnam. Abo bantu nkabwiye uko ari bane, ubahawe ugateranyaho n'Abanigeria n'Abatanzaniya mm, n'Abakongomani, mm, ubahawe uburenganzira bashobora guproduza abapadiri bagiye mu maparuwasi yose y'isi mm, bakayayobora. mm, Ubahaye za viza n'uburenganzira bwo kujya kuyobora ibindi aho kiliziya ziri ku isi hose. mm, Abo bangahe bagutanye, bashobora kuvuga ati Vietnam, bashobora kubwira ati mushaka abapadiri bangahe ku mwaka, bati 100, babaproduza ako kanya. mm, Nigeria yibajije 200 yahita ibaguha. mm, Ubuhinde, ubu hano muri Amerika huzuye Abahinde, amaparuwasi yose menshi ayoborwa n'Abahinde. mm. Bivuze ngo uburira hamwe ukabonera Ahandi. ahandi. Mm, Ntago kiliziya, ubwo rero njya mfa n'abantu nk'abazungu wanjye tuganira ngo kiliziya ngo irapfuye ngo irarangiye, nkavuga no, kiliziya uvuga ni iyihe? Ni iyobowe n'abazungu cyane kiliziya gatolika? Kuko mm. abazungu batakiyobora urumva irangiye ipfuye? No, dufite abandi bantu bashobora kuyobora. Dushobora Mm, gushaka umupapa w'umuhinde, w'umunyafurika, bazabaho niba mwebwe mutayishaka, ariko kiliziya irahari, igihe izagera igire gute, igaruke. Noneho mm, nk'ahandi muri za Amerika ho hari n'indi muvoma iri kuvuka shyashya, les jeunes, bano bita ngo ni aba Gen Z, mm, bari kujya muri kiliziya cyane kuruta ba papa wabo. mm, mm, Kuko buriya hari ibintu abantu bakora ntibamenye. Uwambaye kiliziya ntamera ko kera, ngewe nshobora kuvuga ngo ngewe ngo nanze gusenga, urabona nk'undi padiri, mm, nakuriye umuryango w'abakirisitu, ndiga mba padiri, rero nshobora kubyuka nkabivamo, mm, ndetse nkanarongora, mm, nkabyara abana, ngewe nkareka kujya mu misa rwose, nkabyara narabihaze. mm, Ariko abana banjye, uko nubwo njye mbibona narabihaze, ariko hari uburyo narezwe, hari mm, garde-fou z'ubuzima nakuriyemo ntashobora mm, kurenga. mm, Ariko abana banjye bo nintazibaha, mm. bazagenda babaho ubuzima nk'uko inka yibera mu ishyamba itagira garde. Mm, Ariko mvuga donc nirengagiza ko gihe hari ubundi buzima nahawe, nubwo naba ntakibukuri, mvuga ngo sinkijya mu misa, sinyemera Imana, sinkigira gute, ariko hari uburyo nakuze, hari ibyo nigishijwe bitajya bikuvamo. mm, Iyo generasiyo rero iyo ivuyeho, noneho abo bana bacu bakaza, bwabacya nabo bakabyara, mm, usigara na generasiyo ebyiri zitagira ropere. mm, Noneho nazo zabyara, ukabyara abagenzi batagira ropere na busa, mm, noneho ubwo bagatangira gukurwa n'ibya kera. mm,
kuko babona byo birimo za referanse nyinshi. bakabona ari byo ndi kubyumva ibintu Eh, ndi kubyumva hari ukuntu nka gutya nkanjye nize mu iseminari iyo eh, twumvaga iri kutubangamira seminari gusenga cyane imyiherero noneho mm, wagira amahirwe ukayitoro uyivuyemo ukavuga uti none ngiye kunywa inzoga ni urugero nshake n'abagore n'ibiki byose noneho mhm, umusaruro wabyo ugahita usanga ari mubi kurusha uko wari ubayeho mbere eh, ukavuga uti hoya reka nsubire ku byandi byo mu iseminari ndi kubona ari byo byiza nuko bimeze ni ukuvuga ngo Eh, hano batangiye kureka gusenga, n- navuga mu buryo buri ofisiyeri muri za 60 nibwo ah, kiliziya zatangiye abantu batangiye kureka kujya mu misa, ah, ibyo bita muri za 68 na karindwi nyuma ya Vatican II. Mu Burayi bano bantu bose bakurikira civilisation y'Uburayi habaye ibintu bita sexual revolution, la revolution sexuelle. ah, Abantu umuntu akabyuka ati genda umugabo ejo ndi umugore, bati suri iki, bati no, bati gender ni fluid, ushobora kwitwa umugabo uyu munsi ejo nkitwa umugore, ah, cyangwa se ejo nkaba byombi icyarimwe, ah, nshobora kuryamana n'uwo nshaka uko nshaka n'igihe mbishakiye, ah, ibyo n'ibindi byinshi. ah, Bati rero kiliziya itubuza ibyo bintu, edayini nayo ifite amakosa. ah, Kiliziya ntabwo yeze ihakana ko igira amakosa, kiliziya ni kiliziya y'abantu. ah, Ubutagatifu bwa kiliziya ni ubwa Yezu, ntabwo ari ubwacu abapadiri cyangwa ah, abakristo. Twebwe ah, ubutagatifu, Yezu ngo kiliziya ni ntagatifu, ntabwo mba nivuga. Mba ah, mvuga uwayishinze niwe mutagatifu, yego niwe ndeberaho. ah, Jyewe padiri ndi umunyabyaha, nshobora kugwa, ikibazo ni ukugwa ugaherayo, ah, ariko iyo ukabyuka uba uri umugabo. ah, Noneho abandi bati tugiye ku blackmailinga kiliziya kuko itubuza ibi, ariko nayo ifite abantu bakora amakosa. Nibwo ah, batangiye skandale tatatata, bakabivuga uko bashaka. ah, Ariko mu by'ukuri icyo bashaka ni ukuvuga ngo wowe umbuza gukora ibi urinde. ah, Ariko ni kiliziya ya Yezu ikubuza gukora ibyo, ntabwo ugiye padiri aribyo ubikubuza. Kiliziya ntabwo ari iyanjye, ngewe ndahakanwa, ndi kubye ndahakanwa ka kiliziya. ah, Kandi ntabwo ngewe ijambo ry'Imana nigisha rigize aho rihuriye n'ibyaha byanjye. ah, Ntabwo ngewe nkwigisha ijambo ry'Imana rya kiliziya, ndahakanwa ka ah, Yezu. ah, Kuba ejo warambonye ndi gutongana n'umuntu, narabikoze ariko ndi umuntu n'ubundi. ah, Hari aho ufite abamarayika se bazaza kwigisha ijambo ry'Imana badakosa, kubihera ugahindukira ngo no, ngo ntushobora kumbuza igihe uko nawe hari ikindi wakoze ejo bundi. Ubwo ngira ngo uba utangiye kwataka abantu kuruta uko uvuga uti ndi kumva ijambo ry'Imana. Naho rero intambara na kiliziya, donc la civilisation y'abantu bo muri west yatangiye guhangana na kiliziya, ah, bavuga ati ntushobora gutuza gukora ibyo dushaka kuko nawe wifitemo abantu batagororotse, wifitemo iki. Focus ihinduka noneho ibyo bintu byo guhora abantu baterana amagambo tatatata, ijambo ry'Imana hagati aho bararyibagirwa. ah, nibyo Ba- Ubwo rero ariko noneho ikindi, hari n'ibintu batubwira bitari byo. ah, Uzi ko umuntu ashobora kugira minorite utari minorite, byo wari ubizi? gute Nk'ubu muri Amerika Mm, haba abakirisitu gatulika barenga miliyoni 80. Nta mm, munyamakuru, umunyamakuru bikomeye uzabikwigisha ibyo ngibyo nutajya kubyishakira. Muri Amerika iyo uhuye n'abantu bane mu nzira bari kugenda, umwe aba ari umugatulika, pa mukristo gatulika, mm, bivuze ngo n'abane bagenda batatu baba ari abakristo cyangwa mm, babiri n'igice. mm, Ariko muri Amerika enkari y'abanyamerika ni abagatulika. Iyo ugiye nageze kujya mu misa Chicago, yampaye ngo mburaho nicara da, none kwa kundi naragiye gusura famiye y'abantu b'inshuti zanjye bahaba, ndi padiri ariko kubera ko ntari nasabye uburenganzira ntabwo nagiye kuri aritari, nagiye mu misa nk'abandi bose. mm. Ndagenda mpageze nsanga aho kwicara harangiye da, numva misa mpagaze ni padiri. aho ngaho Uyu- uvuze ikintu hari umuperezida wa undi w'umujene wo muri Afurika yavuze ngo Afurika tuzi na Mm, Afurika ya nyayo biratandukanye hari Afurika ngo ya script abazungu bakoze script ya Afurika bakanayigisha akaba ariyo bakayandika no mu bitabo Afurika y'abana barwaye amavunja bashonje na za bwaki mm. n'ibiki byose Oya, Afurika ikennye urumva bihuje n'ibyo wari uvuze ukuntu ushobora gusanga muri Amerika abo bakristo bahari koko ariko mu bantu babyandika ukajya ubona ari bakeya kandi nyamara muri realite bahari mfite ingero nyinshi. Hari imijyi bien sûr abantu batagisenga cyane, nk'umujyi ndimo wa San Francisco,
ariko mm, n'ubundi barahari. mm, Amaparuwasi y'abakonservateri aba yuzuye abantu. mm, Amaparuwasi y'abaribero abantu ntabwo baza bien sûr. mm, Ariko ikindi cyabayeho muri civilisation de l'Ouest nko mu Bufaransa ni urugero. mm, Uzi ko kiliziya y'Ubufaransa kuva mu kinyejana cya gatatu cya kane cya gatanu, eh, niyo kiliziya y'Ubufaransa bayita ngo c'est la fille aînée de l'église. mm, Byatumaga rero ibintu byose bihinduka gatolika. Iyo wumva ngo amakiliziya barayafunga mu Bufaransa, si uko abantu batagiye gusenga, ni uko ahubwo hari nyinshi zikabije. mm, Urabona nko mu Rwanda, imagine ufite kiliziya kuri buri metero, kuri buri birometero nka bitatu, mm, hubatse kiliziya igana umusozi. mm, Ubwo icyo gihe nta Ubufaransa bwageze ahantu abantu bose bitwa abagatolika, igihugu cyose, niho ngo n'amakiliziya yagombaga kuba menshi. mm. Ubu rero usanga nk'ibyo mu Rwanda twita sikirisari, hari ubwo ni iki, nyuma ya paruwasi haza iki, kwa kundi haza santarari, santarari. sare hakajya haza umuryango remezo. Aha, santarari, sikirisari, ibyo bintu byose nko mu Bufaransa wasangaga paruwasi, santarari, byose byose ari amaparuwasi. Ugasanga hari paruwasi hano mu birometero bibiri hakaba indi paruwasi, hose hose ari paruwasi. Mm, Kuko burya paruwasi bayishyiraho kubera iki? Umubare w'abantu b'abakristo mm, babatijwe aho hantu cyangwa bashaka kwibeshaho, mm, ndetse n'abantu bashaka kwibeshaho. mm. No muri Amerika biroroshye kubona paruwasi ebyiri zegeranye kubera ko ari abakire bafite amafaranga. Nk'hano i Kuko Kigali, paruwasi nk'hano i Kigali padi niko bimeze, uhita ubona Sainte Famille na Saint Michel na eh, Regina Pacis kandi